Wow. Kumugera agatangira gusakuza cyane uba wiyoroshye. Cyakubwira uri ariko mugiye. Kwimana. Ariko ubundi ubwiza bwawe ndi bubu. Wa mushenzi na. Mukuru ya Didi yameze neza amazi ariko ngo ejobundi waramusuye ejobundi naramusuye ariko cumi yanjye uko nabibonye kose ntari ariko uzi mushiki wiwe atahave byihora ameze ate se nawe wahageze wenda wabonye bimeze gute umuntu yakwitamo nawe shashu byibura shashu ni wanawe buriya ntiyakwica buriya ntiyakwica ahubwo gusanzwe ariko nta n'iby'ibidanje biriho buriya namaze kubona ikintu buriya wowe wajya kuvuga ngo umuntu arakwica kubera ko nawe nese buriya yaba yishyashya ahubwo buriya byaba byiza ari na musaza ari na mushiki wiwe ushobora no kugira mukanaganira akagira ngo wenda waje nko kugira ngo umusure waje kureba uwo musisita wiwe ko ntacyo byaba bigoye ko nabibonye aramufuhira wagira ngo azamwirongorera ntabyo kumufuhira ntabyo kumufurira nagagoye buri umuntu ugera agatangira gusakuza cyane uba wiyoroshye we byihorera ahubwo niyo bitarakugoye none se dani ngo amakuru y'iminsi amakuru ni meza kabisa ndakubona rero nyine uba wikwamiye mu kavumo kawe niho nibera mutu nawe rero wumve nawe abakakwiye kubita umwobo mwana ahantu umuntu abona arambitse umusaya akabona bukeye aba ari aho kubaho bwo ariko mani bibi ntabwo nareka kuhita mu mwana gusa nyine ntacyo ngiye ahantu waje nyine ntacyo natwaye ariko mwana dani kamubwire njye ntabwo nzagaruka no kugusura kubera iki se mani bibi kubera ko mbwira ko ari mu muzi aya mwana uziguze uhora usura umuntu uhora umusura we ntagusure mwana icyo cyonyine vuba bidatinze tu nanjye ndaza umusesekaye tumusure ntari byabera mu kuvuga wagira ngo ntabwo uzi ko akeye barigeramo wapi yaba kugusura kabisa njye mbikwemereye se ubu nyine reka ndaza ntegereze mbere yuko uzaza bitazahora ari bya bindi byawe wari umbwira ubushize ngaruka ntabwo wambwiye ngo uzaza ntabwo ndenze mukoraho imbere tuhe kugusura rero niho nzaza Wait, sister. Sisi? Sundo wowe itabisha amaguru. Tuva hano tuvugana. Kwa murezi. Icyo itabisha amaguru. Ase wundi ubwifata umuntu w'inkumi hanjye ukamwita umurezi. Wumva arabwo ufite. Gusa ubwo urumva nawe rero umaze kuba inkumi kuko mara ahubwo kugira ukanshakira umuceri byenda gusazanye bamubwire ki umuntu wawe ukuguyeho cyawe yaba bwishisha ese nawe ntugafuire insita wawe ntugafuire insita wawe yihubeye ariko sha nawe uransiringa byihorere nzamushakira co reka bamubwire rube bazanibeshye ibyo bintu ukabirota kuko nagufatira wowe nahita mucamo kabiri by'iseri ariko mari nawe ntugafuire mushiki wawe ibyo mubwiye ndiseriye ahubwo n'icyo kiganiro reka tukireke hato kitaza kibaye nacyo bikaba impamo ariko ibyo ngibyo bishyire hanze bamwe ishati ubuze uri ikizongereza
umva wowe n'ubibona nibona ngana ukuntu ubona nagiye no gusaza ntari isaza usazira ahangaha igihe nikigera uzabona iminsi ingahe reka tubyihorere gusa wasanga hari nk'ikijama cyasabiye bya dada kamubwire rube waba ugusarira we ndakeka nta kize ariko amahirwe ni uko ntazabumenya kuko mumenye namuguhomba nzagutize fone yanjye irarana n'umunsi umwe urebe uzi ko ziba zirimo nanabaretse zamaze mani bajama baba basaze uburago n'ubureba mushiki wawe uko ameze ubasariye ruberekina ngo ni ikizungerezi reba wabona ndakuki bya dada bazi babyaye ikizungerezi yamanye uzagutiza fone yanjye irarane rimwe wowe Zimana ko naherutse uri guteka ntabwo wari wahize ko numva n'indaribyo njye kureba ko byahiye abantu bari mu masoza vuba barenda kurama ni inzara biri gucagagura amarawo umuntu yishyuza noneho ndambi kari iwacu kabisa washyira noneho urahageze Asante sana kabisa. Hayo kabisa tu. Chake ukuntu yibera ahantu heza cyane. Nahane wacu. Akameze nko muri wa murimbo wanje. Aya naje ukagisa byaha. None se andi makuru se yini? Kabisa ndashima umuhungu wa Mariya. Ndamiye nawe rero nasi. Ese umuhungu wa Mariya yashatse kuvuga n'ubu. Azabujyate kuvuga ni Yesu. Nuwo mujamani tu. Nuwo mujamani bibi. Ndadami iyo turi kumwe story zanjye nawe ndagasa. Nabo abo yumva yatanga nazo. Rero warunteye story hembuze nuko mbigiye. None se ahubwo tutagiye kure umuntu ugeze iwacu twakirize iki kuko neza itari nk'abantu nabyifakiwe biratandukiriza mwana nakubeshye ubu nciye hano mvuye ahantu bamaze kuntamo ku buryo numva no guhumeka bingoye pe ashatse kuvuga ku buryo ko nta kintu ushaka nyine kugira ngo utavuga ngo ndagusuzuguye umpe amazi tu amazi ubuzi yonyine yego amazi kabisa amazi y'umugezi kabisa rwose abayo mwakiriza uri mu rugo ebana amazi kabisa nawe ubutaha ebana nzaza nimirije tu ndagira ngo ubungu utagira ngo nuko nza ntugire icyuma ushatse kuko ushaka amazi Arbe uri hese ko hano hari umushyitsi ushaka amazi wamuzaniye wowe baraza witura ku bantu gusa ntabwo ubona ko hari n'umushyitsi wowe kumufata se abantu bose uzashyize uzahita rero Damien ni sisita wanjye ndetse n'undi ni ishumi yanjye urabona ko utakuze ibintu bite bingana gusa nyine rube ngo uzanire umushyitsi amazi ushyitse kandi turamwakiriza abantu nyine niyo ashaka ambwira ko ayashaka urumva aka kanya ariyo nshaka kabisa bariyunganiye izuba riri hanze aha Jadide ufite sita mwiza kuri njya nziza wanjye yahawe ubwiza bubi none turabona mu minsi mike ahubwo batari buduhe inka imwe gusa se ahubwo ko ndeba ari imana ahubwo udatuma twumva tukajya kwiyemera nyamara ubu ngubu wayitanga kuri uriya imva imwe yonyine ahubwo abonye aho yitanga reka nkubwize ko ahubwo nyewe nuko nyine ariko shagaza kuvuga tu gusa nyine icyo nzajyamo nza no kugusura noneho ubonye wazajya uhagera se
ariko zibi karambye nakoresha igisista wanjye kandi neza kazi kandi nta bwiza mubonamo oya mwiza pe mwiza cyane gusa utazibeshya ukamureba nabi nkakuntu hano umuntu w'inshuti yawe ntabwo ariko ntari kabisa ariko ntabwo no kudusura pe uzajya uza kumusura wenda waba ubonye ikizajya kikugeza ahangaha dore ko wagiye ugakwamira hirya mwana mbari mu hariya nawe n'ubukene nakubiswe Karibu. Essa makuzi Makuru ni mwanangu. Oh, kabisa none sigeze yaba arimo ya nawe uri mu bigisha kuri phone. yeye ananiite mama ariko neza kuba yagiye Oh, kwa wewe hano kuri ngo byarenze. Lakini ikibazo neza Cyane. Hano kane uri mu bigo. rwose tuse kureba Ntabwo tamaze. Hano Ibijyana byiza shaho we ibijyana byiza shaho reka nawe rero ariko ni ukuri cyari kimurasa ewa yose ariko shaho ntabwo sana wowe neza nawe ariko uyu yesu we burya harimo abantu beza gutya ntabwo gusa abana basamaje ntabwo ariko mana yanjye wawu njyewe bitangiye n'ibi cyakubwira ko ariko bibwiye kuri kwimana ariko ubundi ubwiza bwawe ndi bubu mvange ese wanjye none ibiti ndi kumva wa mushenzi wa mushenzi uri mu cyiciro Ntabwo bizongera